Gizarori Comedy. Ahantu ndahakikagura ahantu ndahakikagura wangeze kigareta ndahakikagura kabisa amaze nshaka icyo kurya yega wewe reka da iyi myumbati nirutanihiye hekenya n'ubundi urakwica urafuta n'ishye wanjye itaminsi nyabyo karongere nti ariko urandi kivuto ngitura gahingwe ku mutwe wagiye uhinga ibyawe ndagikigarida ibi ntabwo bizakunda nemere nkoreka ryatsi niba bashaka bajya bampurisha n'amasotera n'amajipo arimo imihango anywera agacuma n'ubundi ntabwo ngiye nzatungwa no guhinga ni imboga sha irya kubimbwa umurizo ubumuka hinga sha bakuraza umurage mubi gusa abana hango karagwe abana b'i Kigali ntabwo ubona ko tuba turi ku mazi sha amazi ameze neza karagwe kurarana n'imihayo areka cha dore mbese aya ni kajya ibwami uwo ni umugongo wawe iwawe akagikuzimu uwo mugongo ubona watunga umugore ndagikigarida bidatinze ahubwo ejo mu gitondo urabona njye wajyagera abahinga agahinga ku mutwe n'ibyo bintu bakuraze nyegera n'iso wantundi batumvaga ni wanturiwe ko nzabona haza nkagucapa uraku n'amagambo nkahita nkurika ariko utandeba gutya wenda ngo nuko mba ndi mu makote ushobora kongera kunuka nkahita ngira gutya we nagusatura nkajya gukora i Kigali ukubita ukubita umva nkubwire kabwirwa inkuru mbi ubuntu buba bwarumiye mu cyaro nakwemeza mu cyaro cyateye ukubita abahase barihe ko nje gushaka akazi byanjye be wamubona ese wakagabo we uri kubabariza iki ndakagabo k'amafuti nawe ureshya nk'igipfunsi se cy'umuhongomani acyo kanigendeye ndabibonera kanje gusaba akazi muri haka kagabo hako wakagabo uje gushaka nde nk'aka kantu karanshakaho iki nuko rero wakagabo we wanze kumbwira nimba ba hano bahari sishinzwe kubamenya sinzi iyo baba bagiye ariko kandi ubugabo bureshya n'igipfunsi kandi sinjya nkorana nabo dore nako mvuye nkubitiye gakenye nakazizaga ibyo buriyeme ubwo mbwiye ba hano gakenye nisha umuntu ariko sindabyari bibiriye narinje gusaba akazi bepe umwana se wagira ngo uturutse indara n'amaguru buje n'amaguru ra nindira nahanyuze gutyo nirebera nahanyweye agafanta ariko cyari kinzanye n'akazi dawe bisabasha gukora iki
ni ukwica umuntu ko mbirambiwe. Bisa hano ngaje kwitwara. Oya ngombwa ntanamwica da ariko nje gusaba akazi buri cyane ngira nyine ikintu ushobora nko gukora akazi ko mu rugo nko guteka kumesa ibintu nk'ibyo umva washobora iki guteka nakoze za mirikorine guteka ndabizi koza abamabuja nk'iyo boss yagiye ndagukuba da ndagukuba hagashi gabanya ubugambo bw'abashishwa hano ujya kureba ibyo bashije gukora agafuka se karimo ibyo agafuka nta gakote nazanyemo buya n'ikinga imbeho y'i Kigali sinayikira nomanga imbeho y'i Kigali n'ikarahabutaka ubundi wakagabo wowe karasa niko kavuzanye nzagukubita ko mbona ushaje uzashobora gukorara ibyo uri kwigira shawe ntabwo uzabibasha kabisa akazi ngenda kazi nyine bandura akakazi nawe sibyo nibyo bikuzanye hano oya ngewe tugende tugende njye kureba ibyo ubashije oya nta kintu nabashije ubwo sinjye rwose mbonye akazi maze n'utu tuntu tw'utumanyeri ntacemba tonda kwemeza nawe sibyo nibyo kujya unkorera muhu imibabarongo yanjye ngahindura ng'umunsi wanjye nitwabizi ng'Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Imana bite byawe urambaza icyo akagabo kagabo umuntu uri kuza winjira hano ni kwa nyokorome ni kwa nyoko hari umuryango wawe uhari urinjira hano muzikuze impamvu n'ibidote uzi icyo ndicyo hano uzi icyo naje gukora mutubabarire mwiriwe ze kirirwa n'impiri mu ijosi uranyiriza niwe ushinzwe kwiriza abantu ni ibiki wana ni njye iwanjye nabahagurukiye dore muza mwihura wakusha we ceceka wivuga amagambo menshi urinde urashaka iki hano iwanjye ahubwo uri gushaka iki hano iwawe nakubajije ngo uri iki hano mutubabarire ba patron dushobora kuba twarayobye wayobye nyine jya ugenda uyobere kuri mutubwire ba boss nimwe boss cyangwa boss ibyo ntabwo bikureba suko umuntu ahora n'umwaka ntabwo wumva ngo umuntu ahuye n'umwaka iwe wowe ndusha iki uri kubona undusha iki muri rusange undusha umubiri sankubise undusha iki agiye gutora ibyuma niyo mpamvu ubugabo nkamwe bunsuzugura si unkubise uranyumva neza ntarambuza no kwinjira iwanjye akagabo ikintu ni we sheri ariko sheri wawe hano hari sheri wawe iki ni iki ndeba hano iwanjye sigaye mbuzwa kwinjira iwanjye waracyuye se winjiza iwanjye ra iki ni igikozi yewe nazanye iki ni igikozi nazanye kizakitumesera kikaza n'ibyo cyangwa ari umugabo wazanye sushobora nagira umugabo umeze gutya sinkavuga ibintu ngo nsekeye ubwo suri guseka ibi reba ukuntu cyambaye nabi uzi iki ni igiki cyambera umugabo ese shiri ko warakaye wiseka mana ndekuze warakaye ndekuze ariko warakaye nakubajije ngo uyu ninde arashaka icyo wanjye wambwire nawe mugabo mabuja narinzi kare bwabo bw'i Kigali buzunguza ibira none urabona shiri wanjye yambaye nawe wakigoryo ku buryo unukira umugabo ubugabo bw'i Kigali buzunguza ibira hape kandi wenda kwirukana nkabonanye capati mu menyo nkabona n'ubunyebwa shiri nyine cyaje no munsi cyaje mu gitondo patro mumbabarire sinzongera arambwira ngo nyine mvuye mu Gakenke mpinga mvuyeyo nisha umuntu akazi ngavuye mu cyaro ariko rero nimba ari n'umukozi ntabwo agomba gusuzugura buri muntu wese ubwo saba hari umushyitsi wanjye w'icyubahiro uje hano atansiyo mureke shiri yabyumvise mumbabarire rwose patro ntabwo narinzi kare yirukanye nuko nawe nkuvuguruje ariko nzakuvuna cyangwa usubire mu cyaro iwanyu oya icyari kibiteze nari mubonanye capati mu menyo korara komera no nimba umugore atangiye kumubita n'imigeri akagabo uri kwivovota mu biki cyangwa yirukana utaranamara kabiri
ubugabo bwo mu cyaro ubwo kavuye mu cyaro kahingaga none kaje kwirirwa koza ibyombo byo mu mujyi. Oya data wanjye, oya data wanjye. Nakwirukana ujye unyubahira umugabo. Sawa. Kaba kansuzugura nta n'isoni. Umugore ntiyaranyishe. Ubu umugabo rero ntabwo uhita kiriya gicongo nabonye igicongo bimeze nk'ibya shariro. Uko bebe. Nyine kandi nsubire mu kazi gusa nyine kari akagabo. Harya kitwa n'ubundi. Ngo kitwa Tamusoni. Tamusoni. Nubwo ari akanyamafuta ariko ntacyo. Gahamagare. Tamusoni. Tamusoni. Mwana yagasani. Hakundi kubona utazanye n'umukozi gusa wazanye ahubwo umunyarwenya. No umusazi. Aya mazi se nayi. Ayo mazi nayiki se? Mazi. Nayo koza amazi. Okay, ibyo byihorere. Ntacyo ngenda agiye. Sibyo nsubiye mu kazi. Discipline yawe nabonye nkiya ntabwo nshaka iwanjye. Ngomba guhinduka. Turi kumvikana. Erega Patro ukeze ko yaravuye mu cyaro nivugiramo ubwo gituzana kirukana. Wishe umuntu. Navuye mu cyaro nishe umuntu ariko nyine narihanye. Ntaje mu kazi. Nyamara bazakujyana. Cyara ushaka kunyica. Bamfashe nta n'uwambanye mwica nye. Washiri n'ubundi uyu nguyu. Okay. Aba mu gikari ntahurira nanjye sibyo wenda koza ibyo kugira ngo. Hanyuma tuzaduhurira. hano. Kandi kwa ntazabashobora muri babiri. Hanyuma mwite ku rugo neza kandi hano ntihajya haza abashyitsi no kwasuzuguye kuri sibyo? Ya discipline mbi ntabwo nshaka. Oya ntabwo nzabyongera Patro. Ntabwo kizabyongera. Uri kubyumva? Ndabyumva mabuja. Ntacyo rero ubwo reka njye mu kazi. Mwite ku rugo neza ubwo wirirwe neza. Sawa. Takusasa. Niko se Tamusoni. Tamusoni. Tamusoni warasoni. Yego. Tamusoni. Kame mabuja. Ndi wowe utarasoni. Ari amazi yazaye kuri. Yego mabuja manyo nkwiteho ijurega nibinaba neza unyongeje umushara. Aho ninjye wishimiye guhinga. Ugiye kunyoza se birenge. Yego mabuja. Uzisuka ye gakenge. Kobwe cara. Nawe siko nawe Tanzania ndogera mu. Oya pfa kanagira muri izi. So kugira ngo suke boss rega boss naza naci. Tumije twaraje gukina mu mujyi. Uze kuva mu cyaro wisha umuntu. Mabuja. Ubwo reka nkuzanira agatebe. None nkukube ku buryo aho guhita nshyira kuri nani. Njye ibyo nkora ndaje. Techa hano nkube buryo tinkira kuri ngo Patro ngaranya. Karagizamo. Kakonje. Baramba nashyize muri firigo kugira ngo uzagire amaraso. Bura kunyira igita. Bura nanakoze muri abira bintu bya laboratoire birababikamo imbuto kugira zibe neza. Ndikonjesha ninjye wabikonjesha. Nganyaza neza unyesha. Ubundi rero mabuja. Nzajya nanakonjeza. Nuko ubugabo nkabura bwibote bari n'ububwa sinzi nimba mushaka muri koma. Reka nawe urakabwa se ntabwo ujye ubibona. Koma uzi burangiyewe ndi mu kintu bitazweri. Wanzunyoze. Uzi burangiyewe. Ni gakenye nta mukobwa wamenyeraga. Warabozaga. Wapi? Eko bango tugiye muri ringi nyine yagutya narakumanukaga urumva. Nkabanza ngatera pompa. Oya. Wazanywe no kunyuza ibirenge koza n'ibyombo kanakora. Ariko reka ngubwire Patro agira amashagaga. Oya sheri wangeragara. Rero mabuja urabona ukuntu mba nkukubye no guhita kuri 8-5 ku mafaranga. Akuzi ukuntu usigaye mwikondera. Rega ngiye nta muntu wanyanga. Rero urugo tutahura. Keza amaze. Buriya ngiye burantare. Gusa nyine nukora akazi kawe. Ubwo kutambaye nyiterura ibyuma. Nkongeza n'umushahara. Ubwo nyiterura ibyuma. Eboboye. Seni ibiki kandi kumona bije nimba. Fidurukus. Mana nyagasani no baramuca we ngiye utahiwe baramuca we.
yewe ako kagabo ugiye n'ubundi aka kagabo kari kanteye umwaku nakubwiye ni gute ryawe ubuntu buto bugira amahane nta nubwo nareka aka kazi nteko kagiramo amahoro koza amabuja bakanyirukana nta n'igihe uzagira amahoro igihe ufite imyitwarire nk'iyi nawe iyo moto izashye uzagonge urwasaya ruvemo ntuzabyare ndakuvumye wa mbwakazi urugendo rwiza kagabo